Umuryango wa Theo Bosebabireba uratabaza kubera ikibazo cy'amikoro. Umuhanzi wamenyekanye mu Rwanda mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Uwiringiyimana Theogene wamenyekanye cyane nka Theo Bosebabireba, aratabaza kubera ikibazo cy'amikoro kubera uburwayi bw'umugore wiwe. Uwiringiyimana Theogene muri video yagiye acisha ku mbuga nkoranyambaga mu bihe bitandukanye, yagiye avuga yuko umugore we ameze nabi cyane. By'umwihariko akaba yagiye atangaza yuko umugore we arwaye indwara y'impyiko. Mu nyuma yaho haje kuboneka umugiraneza amuha impyiko, gusa ubuvuzi bwo kuzimuha nibwo bwabaye ikibazo. Akaba ari impamvu iminsi acisha amavideo ku mbuga nkoranyambaga agaragaza agahinda gakomeye yuko nta bufasha ari kubugenda abona. Niyo mpamvu aka kanya umuryango mugari wa Taifa Rwanda tugira ngo dusabe abantu bacu bagerageze bafashe Uwiringiyimana Theogene kugira ngo agomeze avuze umugore wiwe. Uwiringiyimana Theogene yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye nk'Ikizurubwa, Bosebabireba n'izindi ndirimbo zitandukanye zashimishije abatari bake. Theo Bosebabireba yatangiye kuririmba mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere. Icyo gihe yasengaga mu itorero rya ADEPR mu Rwanda, ariko indirimbo ye ntabwo yaje guhita imenyekana, by'umwihariko kubera ko yaririmbiraga mu masengesho ndetse no mu materaniro yajyaga gusenga, ntabwo yashoboraga kuba yahita yamamara byoroshye. Gusa mu yindi myaka ibiri iri imbere yahubwo ni 2012 nibwo yatangiye kumenyekana mu gihugu hose, by'umwihariko kubera amakoncert cyangwa se ibitaramo yagiye akorera mu bice bitandukanye by'igihugu. Uwiringiyimana Theogene uyu nguyu akaba yaragiye akundwa n'abatari bake. Gusa ubuzima busanzwe tumaze kumenya yuko abasitari cyangwa se abantu babayeho neza ari abantu b'ibyamamare. Mbese byamaze kutujyamo ko kubaho neza ari ukuba ari icyamamare. Kuri icyamamare biguhira nke kubaho neza, siko biri kuri bose. Hari abagenda mu modoka nziza, gusa mu buzima busanzwe ari abantu babayeho nabi cyane. Hari abashaka kubaho mu nzu nziza no kugaragaza ubuzima buhenze babayemo, gusa mu buzima busanzwe ari abantu barwana n'ubuzima ndetse bameze nkatwe twese. Biragoye ko umuhanzi yagaragara nabi muri rubanda, kubera ko rubanda rukunda ibyiza, bifuza kubona umuhanzi abayeho neza koko. Mu by'ukuri ntabwo ari bo bose bagaragara neza, kandi ntabwo ari bo bose bigaragaza neza uko bari. Abahanzi n'abandi bantu b'ibyamamare bakunze kugaragaza ubuzima buhenze cyane, gusa muribeshya cyane. Abahanzi bose ntabwo ariko bakunze kumera. Hari abahanzi bagaragara ubuzima bwiza kandi ntabwo babayeho, hari n'abagaragaza ubuzima bwiza babayeho bya nyabyo, gusa bo si benshi cyane, gusa barahari. Abahanzi bose ntabwo bakunze kugaragaza ubuzima bwiza. Hari abagaragaza ko bameze nabi, abo ngabo n'undi n'aba barihebye. Hari abahanzi bagira kuvugisha ukuri ku buryo ubuzima bayeho mu buzima busanzwe agerageza no kubugaragaza imbere y'abaturage cyangwa se imbere y'abafana biwe igihe ari ku rubyiniriro cyangwa se n'ahandi hantu hamugaragara hari imbaga nyamwinshi. Abahanzi benshi ariko siko biri. Hari abahanzi rwose bambara imyenda myiza bakagenda mu modoka nziza, ariko mu buzima busanzwe babayeho nabi cyane. Iyo izo modoka bagendamo kenshi na kenshi baba bazikodesheje. Uwiringiyimana Theogene yagerageje kubaho ubuzima bugoye cyane, by'umwihariko ko yagiye acuruza ibintu bitandukanye. Avuga yuko yacukuye ubwiherero, agacuruza ubunyobwa, agakora n'ibindi mirimo yose igoranye cyane. Gusa ashima Imana ko icyo gihe yagiciyemo ndetse ubuzima bwe bugahinduka cyane. By'umwihariko yaje gukizwa maze atangira kujya ajya gusenga. Bivugwa yuko mbere yaho yatangiye kujyamo n'ibiyobyabwenge mbere yuko akizwa. Uwiringiyimana Theogene yaguye ibiyobyabwenge, akora ibibi bitandukanye, gusa Imana yaje kumurokora. Theogene rero yakoze indirimbo zakunzwe n'abatari bake, by'umwihariko hagana mu mwaka w'ibihumbi 2014 yatangiye kujya kuririmba muri Uganda. Ahangaha niho umuziki we wazamukiye cyane. Ibitaramo agiye akora muri Uganda n'amakoncert nibyo byamuteje imbere cyane, biramuzamura ku rwego rushimishije. Uwiringiyimana Theogene atangira kwamamara muri ubwo buryo. Indirimbo ze ziganjemo amagambo ameze nk'inyuro, gusa aramutse ukuyemo ijambo Imana wabigereranya na mpangara ngo hangare, kubera yuko rimo amagambo akomeye cyane avuga ku buzima busanzwe, guhemukirwa n'ubundi bugizi bwa nabi abantu bagukorera, gusa ukabyirengagiza ndetse n'Imana ikagukomereza amaboko. Nibwo buzima bwa Theo Bosebabireba. Theo Bosebabireba yakomeje gukora umuziki mwiza cyane, akomeza gukundwa n'abatari bake, by'umwihariko agaragaza ubuzima bw'umuryango. Uyu munsi wa none Theo Bosebabireba aba mu mujyi wa Kigali ku Gisozi, ahafite inzu adakodesha yiguriye. Gusa ibi nabyo biri mu binashimira Imana. Theo Bosebabireba ariko nubwo ari gushima Imana, muri iki gihe ari mu buzima bugoye cyane, kubera yuko umugore we yafashwe n'uburwayi bw'impyiko. None ubuvuzi busaba amafaranga menshi kandi busaba guhozaho ijisho. Yumvikana neza ko umudamu wiwe ngubu ari mu bitaro, kandi amafaranga buri munsi agomba gutwarwa cyangwa se agomba gukoreshwa kugira ngo ubuzima bw'umugore we bwicu. Niyo mpamvu muri iyi minsi Theo Bosebabireba yaje ku mbuga nkoranyambaga atangira kuvuga ubuzima n'agahinda ke. Abana be bari ku ishuri ntabwo bafite minerivare, biragoye cyane. Buri gihe ahora ahamagarwa n'ikigo ko ubuzima bugoranye cyane ku bana biwe. Ibi nabyo biri mu bintu bitera agahinda. Kenshi na kenshi ntabwo uzabona umugabo uza imbere y'abantu agaragaza agahinda ke, aririra abantu, agaragaza atera impuhwe abantu benshi. Gusa kuri Theo Bosebabireba we biratangaje cyane. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru we ku kinyamakuru cyitwa Isimbi, yagaragaje agahinda kiwe, avuga yuko rwose agomba kurwanirira umugore we. Abantu nubwo yabatabaza ntibamutabare, gusa byibura bazabimenye ko yatabaje, nihagira n'ikiba bazigaye ko ntacyo bamufashije. Theo Bosebabireba mu mavideo yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga ari kurira cyane, afite agahinda kenshi. Biri mu bintu byakoze abantu ku mutima. Abasanzwe bamuzi bamugirira impuhwe, abenshi bamuhereza amafaranga, ufite 2, ufite 1000, mbese
bamugaragariza urukundo. Gusa ibyo ntabwo bihagije. Theo Bosebabireba yifuza n'ubufasha buturutse ku bakomeye muri iki gihugu. Hari abantu bafite amafaranga n'akatari amafaranga muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibyo biri mu bintu bishobora gutuma Theo Bosebabireba avuza umugore wiwe. Niyo mpamvu ahereye ku bayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu atangira abaka ubufasha. By'umwihariko ahera ku bayobozi bakomeye mu Rwanda ndetse n'abandi bantu bakomeye bafite imitungo itabarika. Theo Bosebabireba rero aratabaza muri ubwo buryo. Niyo mpamvu natwe nk'umuryango mugari wa Taifa Rwanda tumwifurije kugira ngo arwaze ubukire. Gusa hari abishoboye muri twebwe cyangwa abafite ubushobozi baza kureba uburyo bacishaho ubufasha bakahohereza Theo Bosebabireba. Ngewe nitwa Eric Taifa, ndabashimiye cyane. Mukomeze mubane natwe kuri Taifa Rwanda, ukande subscribe, utange comment yawe cyangwa igitekerezo cyawe, ukande na like nk'umuntu wakunze video yacu. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.